Twongeye kubasuhuza inshuti za Biofarm. Impeshyi yaje, aborozi baba bagomba guteganyiriza impeshyi. Murabona ko twebwe hano iwacu impeshyi twayiteguye. Urubingo murarubona, tumaze amezi 2 n'igice turutemye, ngira ngo murabona ko rwongeye gukura rwose nta kibazo, ku buryo ibijyanye n'impeshyi rwose twebwe nta kibazo bizaduteza, kugira ngo murabibona. Rero dushishikariza aborozi cyane ab'inka, ab'ihene ndetse n'andi matungo yose arisha, ko bazajya bategura kandi bakazigamira amatungo yabo mu gihe cy'impeshyi, kugira ngo batazagira ibibazo by'inzara mu matungo. Kugira ngo murabibona, iki ni igice kimwe cy'ubwatsi dufite, ariko hari n'ahandi buri. Ubwo rero abifuza ku rubingo, hari abajya bakomeje kutubwira ko bakeneye urubingo kuzarutera, kugira ngo nabo ni igihe cyiza cyo kugira ngo bategure imirima yabo muri iki gihe cy'impeshyi, ubundi ukwa cyenda kuzajye kugera imvura igwa imirima yabo iteguye, ubundi baze tubahe urubingo. Ni urubingo rwitwa Super Napier Pacstrong. Ni urubingo rwiza kuko rufite poroteyine iri hejuru. Ababishobora bajya kuri za interineti bakareba urubingo, bavuga ko rufite poroteyine igera kuri 18%, kugira ngo murabibona. Ubwo rero twebwe by'umwihariko twanakoze n'ibyo bita silage ari iy'ibigori ndetse n'iy'urubingo. Ubu aha mureba hameze ibyatsi, munsi harimo silage ni uguhugutisha ubwatsi bukaba mu butaka, ku buryo uzabukuramo igihe ushakiye, bushobora kumara ndetse no kugera ku myaka 2 bitewe n'igihe cyangwa se n'uburyo wowe wabikozemo, uburyo butsindagiye. Kugira ngo murahabona ko hameze nk'ahari icyuho, ni aho twabitse ubwatsi. Ubwo rero twebwe impeshyi mu by'ukuri nta kibazo duteye. Yego, ubwo rero rwose ndashishikariza aborozi kujya bateganyiriza amatungo yabo, kuko ari cyo kintu cyonyine cyabafasha kugira ngo amatungo yabo atazicwa n'inzara mu gihe cy'impeshyi. Ubwo babikora rwose nk'uko natwe twabikoze, bagateganyiriza amatungo yabo. Ubwo kandi abakeneye ubwatsi kuzatera mu kwa cyenda imvura iguye, batubwira rwose tukazababikira imbuto, ku buryo bazabona ubwatsi bwiza bukura vuba amatungo akunda, kuko buba buryoshye mu by'ukuri, kuko buba burimo isukari, kuko ni ubwatsi bakoze bateranyije urubingo ndetse n'ikigori, bigatuma rero urubingo ruba ruryohereye mu by'ukuri, n'ingingo zazo ziba ziryohereye. Inka zirarukunda. Twebwe nta n'ubundi bwatsi twari twatera, uko mubibona hariya hepfo twasaruye ibigori, yego nibyo twakozemo silage, nibwo zari zimanze iminsi zirya, ariko ubundi nta bundi bwatsi mu by'ukuri tugira uretse ubu ngubu mureba. Ubwo rero nimba inka ishobora kumara umwaka irya buno bwatsi itarabwinuba, ni uko aba ari ubwatsi bwiza mu by'ukuri. Rero turashishikariza abari bakeneye urwo rubingo ko batubwira mbere, ubundi tukazabaha imbuto z'urubingo rwiza rwose. Ngira nk'uko murabona ko izuba rimaze iminsi riva, ariko ni urubingo rubasha kwihangana mu by'ukuri, kandi rurabyara cyane, ngira ngo murabibona. Kandi ubu ntituranarufumbira kuva twarutera urubingo, ariko rurabasha kwihangana. Ubwo rero turashishikariza aborozi mu gihugu hose ko bazaza, agasimba karakangiye mu kanwa. Ubwo rero bakazaza tukabahereza urubingo rwose rwiza, rwabafasha korora amatungo menshi, ku
buso buto, kuko uru rubingo bavuga ko, kugira ngo mwakora ubushakashatsi kuri interineti mukareba, bavuga ko uru rubingo rufite ubushobozi, hegitari imwe y'uru rubingo ifite ubushobozi bwo gutunga inka 24 nta kibazo na kimwe zigize. Ubwo rero murumva ko ari ikintu cyiza mu by'ukuri, buri muntu wese yakifuza, nimba umuntu hegitari imwe yatungiraho inka 24 nta kibazo. Ntekereza ko buri muntu wese hakaba harimo akazi rwose. Harimo abantu benshi hano mu Rwanda bafite n'ubutaka burenze iyo hegitari. Hegitari yabasha kugutungira inka 20, zaba ari iz'umukamo cyangwa se izitanga inyama, byaba byiza rwose abantu bagiye banabyazamo ubwo butaka umusaruro, ahasigaye tugateza igihugu cyacu imbere. Murakoze.